munsi ndashaka kuvuga kutadamarara ngo twibagirwe Imana yabanye natwe mu rugendo. Hari abantu bacogozwa nuko bageze mu bihe bibi, nuko bageragejwe, nuko bahuye n'imisozi, nuko bahuye n'ibibitambika imbere. Umukristo akagira mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye, agacogora, agasubira inyuma, akitotombera Imana, akavuga Imana nabi nk'uko twabibona. Ariko nanone muri uru rugendo hariho n'abantu bacogozwa n'ibisubizo. Ntabwo imigisha Imana iduha ikwiriye kutubera inkomyi byo kongera gusanga Imana. Ntabwo imigisha Imana iduha ikwiriye kutubera inkomyi zo kugira ngo Imana yongere kutubona muri wa mwanya Imana yagiraga gute yatubonagamo. Ariko abantu dukomeje kuba abantu, dukomeje gutanga impamvu, ariko izo mpamvu ntabwo zifatika imbere y'Imana. Uyu munsi bakristo turi mu rugendo, hari aho tugana, hari aho twerekeza, hari n'aho Imana yatuvanye, ariko turi mu rugendo. Ariko ntitwibagirwe, twe kwibagirwa. Bwana sifiwe sana. Twe kwibagirwa. Ntukibagirwe ya nzara yigeze kukwica. Ntukibagirwe bya bihe by'amano, bya bihe by'inyota nyinshi ikabije, bya bihe by'ubukode wabayemo yo kwishyura ari ikibazo, bya bihe minervari zabuze zitaboneka utabona aho uzivana, bya bihe hari ibihe wigeze gucamo ukabona ibintu biracamo ari uko wabanje kurira Imana no gusenga no gutakambira Imana ngo ikurengere. Abantu barahari, murahari, cyangwa mwashubijwe kera mwavukiye mu bisubizo. Niyo mpamvu nyamabwira ngo niba ufite ihene 10 nubwo hano ari mu mujyi wa Kigali wenda nazihari, cyangwa ufite amafamili, fatamo imwe ujyane mu nzu y'Imana. Nibyo urimo gukora. Babana Imana yaguhaye ubatoza inzira zivuga ngo Imana yarabama, ariko igomba nanone bari mu biganza byawe, ugomba kubayobora bijyanye n'ijambo ry'Imana. Ubazanye mu nzu y'Imana, ndetse ibyo ubona ugerageza gukora bikangukaje imbere y'Imana, ukavuga uti Imana, uyu mugabo niwe wamumaye, abana niwe wabama, ibi niwe wabimaye, ndashaka ko biguhesha icyubahiro nk'uko wagize gute wabimaye. Iyo ubikora gutyo rero uba uri mu murongo mwiza, uba uri mu mugambi mwiza w'Imana. Imana yakoze bya bindi, iyo ubona ubirekonesa, ubiha agaciro, ubizirikana, irongera ikagupromotinga, irongera ikaguha umugisha, irongera ikakuzamura, irongera ikakugirira neza, nanone ukongera ukabona Imana. Uyu mwanya mwese muhawe ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ari abakurikiye kuri YouTube ndetse namwe mwabaye muri aya materaniro mwese muhawe ikaze mu ijambo ry'Imana. Ku cyumweru gishize twaganiriye ijambo rifite umutwe uvuga ngo iki? Kudacogozwa n'urugendo, kudacogozwa n'urugendo. Uyu munsi rero ndacyakomeje mu rugendo, ariko mvuga ngo widamarara ngo wibagirwe mu rugendo, widamarara ngo ugire gute, kutadamarara ngo twibagirwe mu rugendo. Turacyari mu rugendo, tuvuye mu kudacogozwa n'urugendo, ariko kandi tugiye tubona mu rugendo hagira abantu badamarara bakibagirwa. Ku cyumweru gishize twabonye abantu bajya bibagirwa imbaraga z'Imana, imirimo y'Imana, ibitangaza by'Imana byagaragaye bari mu rugendo, bakibagirwa. Bagera mu gihe nanone gikomeye, bagera mu bihe bitandukanye bigamije kubacogoza, bakibagirwa imbaraga z'Imana n'ibitangaza by'Imana byagaragaye muri cya gihe bari mu rugendo. Ibyo bigatuma bacogora. Twabonye ijambo ry'Imana ryatubwiraga uko Abisiraheli bacikiye Edomu ngo bagana ku nyanja itukura, ariko bagacogozwa n'iki? Haleluya. Bagacogozwa n'urugendo. Nyamara twabonye ko hari Imana
yari yabanye nabo ikabarwanirira ikabatsindira abanyakanani. Ariko bageze ubwo bacikiraga Edomu baca mu nzira ndende ngo bacogozwa n'urugendo, imitima yabo irahaba, batangira kwibuka ibiryo byo muri Egiputa, batangira kwibuka byinshi ngo bitotombera Imana, bavuga Imana nabi na Mose kubwo gucogozwa n'iki n'urugendo. Uyu munsi ndashaka kuvuga kutadamarara ngo twibagirwe Imana yabanye natwe mu rugendo. Hari abantu bacogozwa nuko bageze mu bihe bibi, nuko bageragejwe, nuko bahuye n'imisozi, nuko bahuye n'ibibitambika imbere. Umukristo akagira mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye, agacogora, agasubira inyuma, akitotombera Imana, akavuga Imana nabi nk'uko twabibona. Ariko nanone muri uru rugendo hariho n'abantu bacogozwa n'ibisubizo. Iyo mwagiye mubibona, umuntu agacogozwa n'ibisubizo. Kandi hari igihe cyari gikomeye, arasenga atakambira Imana, aravuga ati Mana nuntabara, Mana nundengera, nanjye nzagukorera, nanjye nzagendana nawe, nanjye nzashyira mu bikorwa ibyo umbwira, nzashyira mu bikorwa iby'ijambo ryawe, nzahagarara, nzaba umugabo nyamugabo, nzaba uwo guhamya, nzavuga ineza wangiriye mwana. Ayo masengesho arayasenga, ariko aracyari mu bihe bigoye, aracyari mu bihe byo kugeragezwa, aracyari mu bihe by'ibibazo. Imana yacu dusenga irumva kandi irakora, ni inyembaraga. Yo igenda inyuma y'ijambo yavuze ikagira gute, ikarisohoza. Yumvishe kwa gusenga kwawe, yumvishe kwa kurira kwawe, igihe kirageze, Imana imaniye igisubizo, urasubizwa, ujya mu mubare w'abagize gute, w'abashubijwe. Abantu twibagirwa nabi, abantu twibagirwa vuba. Ntugeza mu bisubizo wibagiwe yamarira, wibagiwe bya bihe wasenze uvuga ngo Mana ntabara unyubakira urugo, Mana ntabara nkeneye umugabo, nanjye imyaka ngezemo nkeneye kubaka, Mana ntabara dore uyu musozi undi imbere, umbereye umusozi, sindeba imbere, simbasha gutambuka, Mana nkuriraho uyu musozi. Mana dufashe cyane. Ariko wagera igihe cyo kujya mu mubare w'abashubijwe, kuko Imana yumvise kwa gusenga kwawe irasubiza. Mu gihe rero ibintu byaciyemo, utangiye kuzana impamvu, utangiye kuzana impamvu imbere y'Imana. Mana dore uyu munsi ntago ndi buterane, twagiye tubona impamvu zitandukanye. Murakabwira yawe kuki utateranye, bimeze gute? Uyu munsi umugabo yarari mu rugo. Murumva impamvu abantu dutanga. Kandi hari igihe waba uti Imana numpa umugabo nzagushima, nzagukorera, uyu musozi wo gutinda mu busiri batera Imana wunkuriremo. Imana itanze umugabo, igihe kimwe utangiye gutanga Imana, wa mugabo waje nk'igisubizo atangiye kuba ikibazo, atangiye kuba impamvu imbere y'Imana. Wabwira umuntu ati se kutakiboneka, urabona abana urubyaro nabwo rubaye impamvu se ituma udakorera Imana, ituma udaterana, ituma utajya imbere y'Imana. Abana nta mukozi mfite. Ndibuka mu gihe cyacu mama utubyara yajyaga aheka akana kamwe mu mugongo, utundi akadufata mu ntoki kabashorera. Ntago bakangwaga no kujya muri veye. Ibyo bihe habaga amasengesho y'ijoro za veye, amasengesho yo kwirirwa mu nzu y'Imana. Abana kabashorera, kamwe kakaba kari akandi kakaba kari, ubundi akaba yonsa kakandi agaha amata, bose akabashorera imbere y'Imana. Kubera iki? Ni umugisha Imana yaduhaye. Ntabwo imigisha Imana iduha ikwiriye kutubera inkomyi byo kongera gusanga Imana. Ntabwo imigisha Imana iduha ikwiriye kutubera inkomyi zo kugira ngo Imana yongere kutubona muri wa mwanya Imana yagiraga gute, yatubonagamo. Ariko abantu dukomeje kuba abantu, dukomeje gutanga impamvu, ariko izo mpamvu ntabwo zifatika imbere y'Imana. Bwana asifiwe sana. Tujya tugira ibihe umuntu agasenga igihe kinini, Mana mvana mu bushomeri, dore narangije kwiga ariko ubushomeri bumbereye ikibazo. Imana itanze iki? Akazi. Nyuma yo gusubizwa uhawe akazi,
ujya wicajwe mu mwanya mwiza w'icyubahiro, ubaye undi muntu utandukanye n'uwo ari we, kubera ko Imana yashubije ya masengesho. Ka kazi kakubereye imbogamizi zo kugira ngo Imana yongere kukubona aho yagiraga gute, aho yakubonaga. Hari abantu turimo kujyana muri iri jambo, hari abantu barimo kumva neza no gukurikira. Bwana asifiwe sana. Wabaza umuntu amaze kuba umukobwa mwiza, amafaranga yarabonetse, arakeye, yewe ateye intambwe ntakigendesha n'ibirenge, ku bwa kakazi abonye imodoka, hahandi yasengeye babandi basenganye, kuko yashubijwe atangiye kubona ko batakiri kuri level ye. Atangira kureba handi yasengera bari kuri level ye. Vuga ngo ibyo ni ukwibagirwa. Widamarara ngo wibagirwe. Bwana asifiwe sana. Nigeze mbona abantu basenze mu bihe bibi, basenze bambaye amapantaro ariho ibiremo, rimwe na rimwe n'ipantaro ikabura akambara ikabutura, ariko Imana igaca inzira kuko yo yumva gusenga, kandi Imana niyo kwizerwa. Yamara gusubizwa, byagera nko ku cyumweru mu gihe cyo gusenga, ku cyumweru niho arimo gukora projet ze, nibwo abakozi barimo gukora, niba ari inyubako nibwo arimo kubakisha, niba ari iki. Wajya kumushaka akakubwira ati tuzahurire, akajya guha rendezvous zo ku cyumweru ahantu hirengeye, areba Kigali neza, agasuma agashyiramo kawayini akanywa. Nyamara Imana yabikoze iracyahari, ijisho ryayo riracyakubona, riracyambona. Ya Mana wasenze ikakuvana mu cyiciro, ikakuvana muri level imwe ikagutereka mu yindi level, iyo Mana iracyahari, ntisaza, nticuya. Uko yahoze kera n'ubu nikwiri kandi nikwizahora. Iyo Mana ni Imana yicaza ku intebe, ni n'Imana ivana ku ntebe. Bwana asifiwe sana. Ni Imana yicaza ku ntebe, ni Imana isohoza isezerano, ni n'Imana ivana ku ntebe. Bwana asifiwe. Ibyo tujye tubizirikana. Ni Imana ivana ku ntebe, ni n'Imana yicaza ku ntebe. Ni Imana ivana umuntu hasi mu mukungugu ikamuzamura ikamwicarazanya n'iki, n'ibikomangoma. Ariko nanone ni Imana ivana hejuru, biterwa n'uko byitwayeho. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Ndacyari mu rugendo. Urugendo hari abacogozwa n'ibibazo, hari n'abacogozwa n'ibisubizo. Ariko uyu munsi nzanye ijambo rivuga ngo ntudamarare ngo wibagirwe. Igihe tubona abantu batandukanye bibagirwa iby'Imana yagize gute, yakoze hagati aho mu rugendo. Mwibuke ko hari aho twavuye, hari naho tujya. Hari Kanani yacu, turi abakristo bajya hehe, mu ijuru. Hari na Egiputa tuvamo, hari isi y'ibyaha, hari uburetwa, hari ubucakara twari turimo. Ariko uyu munsi abantu bamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, turi hagati aho. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ya magambo mvuga ni ijambo ry'Imana. Reka dusome mu Gutegeka kwa kabiri twihuse. Ntago ndi butinde, ariko ndavuga ngo ntago dukwiye kwibagirwa, ntago dukwiye kudamarara. Munsi ndibanda ku bisubizo. Tujya dusenga kwa gatatu, ni umunsi w'amasengesho twirirwamo. Tujya dufata iminsi 21 kuva ku itariki ya mbere twageze kuri 21 dusenga. Ndashima ko Imana dusenga yumva kandi ikora. Bwana asifiwe. Hari igihe dufata icyumweru cyose tukajya mu masengesho. Tuba dusengera iki? Dusengera itorero, dusengera abakristo, dusengera ndetse namwe mujya imbere y'Imana, namwe mukazamura ibibazo byanyu. Ndashima Imana ko Imana dusenga irumva, ntago ijya twirengagiza. Tujya tubona nanone ubuhamya n'ibisubizo by'abantu basenze. Bwana asifiwe sana. Ariko mu gihe cy'ibisubizo ubyitwara mute? Hallelujah. Gutegeka kwa kabiri ibice 8. Ninibagirwa ry'akamba ry'amahwa
Yesu uzanyibutse. Nubona ko mbyibagiwe, Yesu uzanyibutse. Nubona ko mbyibagiwe, Yesu we, Yesu uzanyibutse. Wamuvu w'amaraso wamenye. Nubona ko mbyibagiwe, Yesu uzanyibutse. Wamuvu w'amaraso wamenye. Ntukibagirwe imirimo Imana yakoze. Ntukibagirwe igihe gikomeye Imana yagukuyemo. Ntukibagirwe ya masengesho wasengeye mu bihe bikomeye. Nubwo uyu munsi waba warashubijwe, nubwo uyu munsi unezerewe, nubwo uyu munsi ufite urugo rwiza n'abana, nubwo uyu munsi bimeze neza, ariko ntukibagirwe cya gihe. Ibyo bigutere guhora ushima Imana, guhora uri imbere y'Imana, guhora Imana ikubona hahandi yakubonaga usengera bya bindi. Jambo ry'Imana mu Gutegeka kwa 2:8 guhera ku murongo wa 11 mudusomere. Tegeka kwa 2:8 umurongo wa 11. Wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe. Utitondera ibyo yategetse. Wirinde kugira ngo utazagera utangira kutitondera ibyo yategetse. N'amateka yayo n'amategeko yayo. Igutegeka uyu munsi. Numara kurya ugahaga. Ukamara kubaka amazu meza ukayabamo. Warangiza rwose ukavana mu bukode ukubaka n'amazu yawe ukayabamo. Inka zawe n'ibikumbira. Yewe n'amatungo n'iki byose ni feza zikaboneka. Sente zikaboneka, amafaranga akaboneka. Ibintu byose ukabona utunganiwe, ibintu bihari. Uzirinde umutima wawe we kugira gute? We kwishira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yakuvanye muri bwa buretwa, mu nzu y'uburetwa aho watwazwaga igitugu, ikakuyobora muri ya nzira ica muri bwa butayu. Yego, burimo inzoka z'ubusabwe. Yego, n'ubutaka bugwengeye harimo amazi. Ibyo byose ikagukurira amazi mu gitare. Igihe inyota yari nyinshi Imana ikaguha amazi. Ibyo Imana yakoze muri ibyo bihe byari bikakaye. Ikakugaburira manu. Hari igihe wigeze ubamo cyo kurya ariko ukarya nka manu ni muri bya bihe usenga uvuga uti Imana ejo sinzi uko bizagenda, ariko wagira uti ukabona ubonye ibyo kurya, abana barariye bararyamye. Iyo ni manu. Igihe cya manu ntabwo ari cyagihe ufite stoke. Uyu munsi ahari ufite stoke, ariko wigeze igihe cya manu. Bya biryo utari uzi ko bihari, utazi ko biboneka, ariko iyo manu mu gihe cy'inzara Imana ikumanurira manu. Urarya, amazi araboneka avuye mu bitare, uranywa. Iyo basokuruza banyu batigeze kumenya. Yego, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryawe. ibone ko izakugirira neza. Imana iguha umugisha. Bwana asifiwe sana. Abantu turi kumwe mu ijambo ry'Imana duhereza Imana icyubahiro. Haleluya. Ndavuga abakristo bari mu rugendo. Aya magambo hari Abisiraheli bavaga muri Egiputa Imana yabavanye kuko yari yubutse isezerano ryayo
yajyanye na ba sokuruza babo, ariko ifite isezerano ryaho iberekeza. Igihe kiragera ibavanayo, ibanyuza muri ubwo butayu, ariko yari irimo kubibutsa ibabwira ngo mwirinde, mwe kwibagirwa, mwe kwibagirwa bya bihe mwacagamo mu butayu, mu rugendo. Buriya mu butayu bari mu rugendo, bari bataragera aho Imana iberekeza, bari baravuye aho ibavana, ariko bari hagati mu rugendo. Uyu munsi bakristo turi mu rugendo, hari aho tugana, hari aho twerekeza, hari n'aho Imana yatuvanye, ariko turi mu rugendo. Ariko ntitwibagirwe, twe kwibagirwa. Bwana asifiwe sana. Twe kwibagirwa. Ntukibagirwe ya nzara yigeze kukwica, ntukibagirwe bya bihe by'amano, bya bihe by'inyota nyinshi ikabije, bya bihe by'ubukode wabayemo yo kwishyura ari ikibazo, bya bihe minervari zabuze zitaboneka, utabona aho uzivana, bya bihe. Ariko hari abantu Imana yigeze yigaragaza muri ubwo buryo. Hari abantu bigeze guca mu bihe babonaga za manu, bakabona amazi mu buryo bugoranye, nk'ubwo ari uko babanje gusenga. Barahari. Hari ibihe wigeze gucamo ukabona ibintu biracamo ari uko wabanje kurira Imana no gusenga no gutakambira Imana ngo ikurengere. Abantu barahari. Murahari cyangwa mwashubijwe kera, mwavukiye mu bisubizo. Abantu baciye muri ubwo buzima, tuzamura ibiganza. Wigeze gukodesha, wigeze kubura minervari, wigeze kubura ibyo ugaburira abana, wigeze gusengera umutware ubona Imana itamuzana ngo nawe ugire urugo nk'abandi. Bwana asifiwe sana. Uyu munsi se bihagaze bite? Subiza amaso inyuma urebe. Ibyo bihe nimba warabitambutsemo, ahari wenda hari n'ibindi urimo gusengera, ariko ibyo urimo gusengera bitaracamo, ntago bitesheje agaciro iby'Imana yagize gute? Ntago bihinduye ubusa imirimo n'ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe. Bwana asifiwe sana. Icyo rero nicyo gituma Imana iriburanira ubwayo, kavuga ngo ntimuzibagirwe, ntimuzibagirwe. Hari ibyo Imana yakoze se? Hari ibyo washingiraho ukavuga uti Imana narakubonye? Zamura ibiganza tuyihe icyubahiro niba ufite ibyo washingiraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Birahari Imana, birahari, birahari Imana, birahari, 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 birahari Imana. Mfite ibimenye birenga kimwe binyemeza yuko zanjye. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko zanjye. Birahari, birahari ma, oh birahari. Abantu bafite ibihamya by'iby'Imana yakoze. Haleluya. Kaduhaguruke nimba bihari koko, tuhaguruke tuzamura amaboko yacu yombi. Niba bidahari ntuhaguruke. Hano nta kugendera mu kigare. Niba hatari iby'Imana yakoze ntuhaguruke. Niba hari imirimo Imana yakoze, zamura amaboko nayo mu mutima yewe uvuga uti Imana nshingiye kuri ibi wakoze, muzamuriye amaboko. Zamura ibiganza ugire gutya, tuvuge ngo Mana ushimwe kubw'ibyo wakoze, Mana ushimwe kubw'ibyo wakoze. Twabonye ubutabazi bwawe mu bihe bikomeye, twabonye kurengerwa mu bihe twari amarira, mu bihe byari bigoye waratabaye, waragobotse, twarakubonye. Haleluya. Katuzamure haleluya. Ongera kandi haleluya, haleluya. Kadukomera Yesu amashyi menshi cyane, kadukomera Yesu amashyi menshi cyane. Mwongere mwicarire, Imana ibaha umugisha. Muhanzi Theo bose babireba yigeze aririmba aravuga ngo nshingiye kubyo nabonye, nshingiye kubyo nabonye ndi iki? Ndi umugabo wo guhamya. Bwana asifiwe sana. Nshingiye kubyo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nakure cyane hagira gute habaho. None rero dufite ibihamya by'iby'Imana yakoze. Imana yacu irakora. Umunsi ndavuga ngo ntago dukwiye kuwibagirwa iby'Imana yagize gute,
yakoze ngo bitume tudamarara, ngo bitume tutagisubira hahandi twahuriye n'Imana mu bihe byari bikomeye, ngo bitume tutakigaruka imbere y'Imana ngo duhore dushima ibyo yagize gute, ibyo yakoze. Ntabwo imbere y'Imana tuhazanwa n'ibibazo gusa, ngo nitugera mu bisubizo tugende tudamarare tuvuga ngo twarasenze, twabonye Imana. Imana irashaka ko itubona hahandi n'ubundi yatubonaga. Imigisha Imana yaguhaye se urifuza ko ihinduka imbogamizi z'uko Imana yongera kukubona? Akazi keza Imana yaguhaye urashaka ko ariko gahinduka ikibazo hagati yawe n'Imana? Nabwo Imana nababwiye ngo yicaza ku ntebe ikagira gute, kanavanaho. Siko bimeze se? Ntago muza ab'Imana yagiye ishyira ku ngoma se, bagera ku ngoma bamara kugira icyubahiro, bamara kumva ko hari aho bageze, bagatangira kwibagirwa Imana yabashyizeho, ikabahuburaho ikabavanaho, cyubahiro yabahaye cyose ikakibambura mu ruhame rw'abantu. Imana dufashe kandi tugirire neza. Haleluya. Igihe tugezemo abakristo tugomba guhora turekonesa. Cyo kinyarwanda ndakivugane, kurekonesa, guha agaciro, kuzirikana iby'Imana yagize gute, yakoze mu buzima bwacu. Ikindi ibyo bikadutera guhora tuba imbere y'Imana. Nibyo bidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Nibyo bidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Nibyo bidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo. Hari imyumvire itari myiza abakristo uyu munsi batangiye kugira, bakagira ngo abantu bajya kwirirwa imbere y'Imana no gusenga ni abanyabibazo. Abagore babuze pfo na ruguru ibintu bimeze nabi mu rugo, abo nibo bakwiriye kujya kwirirwa mu masengesho imbere y'Imana. Abantu byanze nibo bakwiye kugira, ndetse rimwe na rimwe umuntu akaba yatekereza abantu bajya mu masengesho yo kwa gatatu no minsi y'icyumweru abantu birirwa ubusa, n'abantu bafite ibibazo byinshi. Oya, ahubwo n'abantu twasubijwe, Imana iracyadushaka imbere yayo n'ibisubizo byacu yaduhaye. Bwana sifiwe. Imana iracyagushaka imbere yayo hamwe n'ibisubizo byawe yagize guteye. Niba Imana yaragushubije ikamuguha umugabo wari umukeneye, mubwire nawe umufate ukuboko umuzana imbere. Nimba yaraguhaye abana, bafata amaboko nawe bashorera ubazana imbere. Niba yaraguhaye akazi keza ukabona amafaranga, ayo mafaranga nawe uyashorere uyazane mu nzu y'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira neza ko twebwe ubwacu n'ubutunzi bwacu n'ibyo dufite byose tugomba kubyubahisha Imana. Ni nayo mpamvu Bibiliya itanga umurongo w'uburyo tugomba kubahisha ubutunzi bwacu Imana. Ibyo biba bisobanuye iki? Biba bisobanuye ngo ibyo mfite byose, ibyo ngezeho byose, akazi mfite, amafaranga mfite, abana mfite, umugabo mfite, inyubako nziza mfite, imodoka nziza mfite, byose si ku bwanjye, ntago ari kubw'imbaraga zanjye, ntago ari kubwenge bwanjye, ntago ari kubw'ubuhanga bwanjye, byose ni ukubera Imana. Muri ya mvugo imaze kumenyerwa ngo nukubera Imana. Iyo dukora ibyo ngibyo tuba tumenyesha icyo nicyo gisobanuro nta kindi. Iyo dufata ibya 10 tukabitanga, iyo tuzana amaturo mu nzu y'Imana, iyo dutoza abana bacu Imana yaduhaye inzira yo kubaha Imana, iyo twingingira abagabo bacu n'abagore bacu kuza mu nzu y'Imana, tuba tuvuga ngo ibyo mfite byose n'ibyo nunze n'ibingize n'ibinyubatse si imbaraga zanjye, si ubwenge bwanjye. Mu yandi magambo na submitting, ndaca bugufi, byose si ku bwanjye,
nta ruhare, nta mbaraga, kuko hari ababibuze, hari abapfuye, hari abatariho, hari abagerageje biranga, ariko aho ngeze n'ibyo mfite n'iki byose ni wowe Mana, ni wowe Mana, ni wowe Mana. Ni ukuvuga ngo y'imyumvire yawe n'imyizerere yawe n'imyemerere yawe iyo bimeze gutyo, ugira gutyo ugasubira inyuma ugafata muri ya Uwiteka, bivuze ngo ibyo ufite byose ni wowe Mana. Niyo mpamvu nyambabwira ngo niba ufite ihene 10 nubwo hano ari mu mujyi wa Kigali wenda nazihari, cyangwa ufite amafamili, fatamo imwe uyijyane mu nzu y'Imana. Nibyo urimo gukora. Babana Imana yaguhaye ubatoza inzira zivuga ngo Imana yarabama, ariko igomba nanone bari mu biganza byawe, ugomba kubayobora bijyanye n'ijambo ry'Imana, ubazanye mu nzu y'Imana. Ndetse ibyo ubona ugerageza gukora bikangukaje imbere y'Imana ukavuga uti Imana, uyu mugabo ni wowe wamumaye, abana ni wowe wabama, ibi ni wowe wabimaye, ndashaka ko biguhesha icyubahiro nk'uko wagize gute wabimpaye. Iyo ubikora gutyo rero uba uri mu murongo mwiza, uba uri mu mugambi mwiza w'Imana. Imana yakoze bya bindi, iyo ubona ubirekonesa, ubiha agaciro, ubizirikana, irongera ikagupromotinga, irongera ikaguha umugisha, irongera ikakuzamura, irongera ikakugirira neza. Nanone ukongera ukabona Imana, nanone ukongera ukabona Imana mu bundi buryo. Nanone mu yandi magambo noneho ukava mu bwiza ujya mu bundi. Ubuzima bwawe n'imibereho yawe ugahora uva mu bwiza ujya hehe mu bundi. Hari abantu barimo gukurikira neza ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Abantu rero twashubijwe, abantu byagenze neza, abantu basenze Imana igasubiza, igahoza amarira yabo, nanone iracyabakeneye muri wa mwanya. Niba udafite ikibazo cy'usengera, jya imbere y'Imana ushima Imana. Kandi ibyo ntubikore rimwe ngo urekere, ntubikore kabiri ngo urekere, ahubwo bikaba ubuzima, imibereho, bikaba ariyo mibereho yawe, bikaba ari mwo buzima bwawe bwa buri munsi, imyemerere yawe n'icyizere cyawe bikaba ibyo. Bwana asifiwe sana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimumara kurya mu gahaga, bivuga ngo hari igihe twari dushonje, hari igihe inzara yari ihari. Nimumara kubona amazi yo kunywa noneho atari yayandi ava mu rutare, atari yayandi abona wabaze gusengera, ntuzibagirwe. Nimumara kubaka amazu meza yanyu mukayabamo, ntimuzibagirwe. Nimumara kwicara mu ntebe z'ibyubahiro mu kazi, mugahembwa amafaranga yanyu, ntimuzibagirwe. Kuko hari abiza amashuri nk'ayawe cyangwa yarengeje ayawe, ariko nako kazi batagafite. Sibyo? Sibyo se? Sibyo? Uragira ngo nta bakobwa beza nkawe uyu munsi batarabona bagenzi babo bubakana urugo, batarabona abagabo? Igasubiza, ariko ntugire ngo aho ugeze ariko bose bahageze. N'ubuntu bw'Imana, n'ineza y'Imana, n'imbabazi z'Imana, n'urukundo rw'Imana. Niba byaragenze gutyo, ugomba kumanika amaboko ukavuga uti Imana, byose ni ku bwawe. Ariko byose mu magambo gusa, ahubwo bitabira ibya bikorwa. Kuva ngo nimba bivuga ku bwawe. Haleluya. Adukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Nta mpamvu yo kudamarara, nta mpamvu yo kubona ko wagezeyo, nta mpamvu yo guhindura karitsiye, ugahindura ugatangira kubona niba warasenganye n'abantu ugasubizwa, nabo uvuga uti Imana we wanshubije, nawe nabariya n'uruhererekane. Sibyo? Uyu munsi umwe arashubizwa, undi agashubizwa, tugomba gufatana urunana, tugasengera, tugahagararana. Nimba tubonye ibisubizo tugakomeza gushima Imana, dusengera n'abatarabibona. Nawe nubibona shima Imana, byikuvana mbere y'Imana, byikuvana mu maso y'Imana, byikuvana aho wabonaniraga n'Imana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimumara kurya mukagira gute? Mugahaga. Nimuzibagirwe za manu, ntimuzibagirwe. Haleluya, haleluya. Mana yacu niyo kwizerwa. Uyu munsi uzi amateka y'ubuzima bwawe, uzi ibyo wagiye usengera, uzi n'iby'Imana yagiye igusubiza. Hari uburyo wagiye ubona ukuboko kw'Imana mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi bimeze gute? Bimeze gute? Ongera wisuzume. Usanga hari aho wageze ukadamarara,
ukibagirwa ibyiza n'imirimo Imana yakoze, ibyo bikagutera kudamara no kumva ko nta mpamvu yo gusenga. Ahantu bameze gutyo nta mpamvu yo kurirwa Imana asenga, Imana yarabikoze. Izi nimba narigeze mbabwira umumama umwe, kozi w'Imana umwe yamunyuze yaramubwira ati tujye mu masengesho, uyu munsi ni ukwirirwa imbere y'Imana. Aramubwira ati umva ye, ati narasenze kandi maze gusenga ndasubizwa, uyu munsi nguwe neza, amazu meza ndayafite, imodoka nziza zirahari, umugabo wanjye afite akazi keza, mugende musenge, natwe twarasenze kandi Imana irabikora. Abaho muri ubwo buzima bwo kudamarara. Ntago hashize igihe kinini umugabo atangira kwinjira mu bintu by'inzoga cyane, umugabo atangira kumuhinduka, umugabo atangira gufata imyanzuro mu rugo akayishyira mu bikorwa atabimenye. Igihe kitari kinini cyane yikanga yasubiye mu buzima bwo gucuruza kugata, gucuruza inyanya na voka hehe kugatara. Murabyumva? Igihe kimwe abonye umukozi w'Imana ngaramubwira ati mukozi w'Imana ibintu byarahindutse, warambwiye sinumva, none uyu munsi mu bagore bakubitwa ndimo, mu badamu batagifite agaciro mu rugo ndimo, dore ubu ngubu nikoreye akagataro kugira ngo njye gushaka ibyo ngaburira iki abana. Ababwiye ngo Imana yicaza ku ntebe ikanagira gute kavanaho. Bivuga ngo ibyiza byose tugezeho tubiha agaciro, tumenye n'uwabiduhesheje nawe tumuha agaciro. Niba hari ikibazo bikiri aho imbere tubisengere, nitumara gusubizwa nanone tumenye ko Imana ikidukeneye mu maso yayo n'imbere yayo. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Uko niko Imana ibishaka, uko niko Kristo abishaka, kandi birakwiye ko turushaho kumenya ubushake bw'Imana kugira ngo tububemo, tubushyire mu bikorwa. Haleluya. Iyo twirengagije tukibagirwa imirimo y'Imana n'ibyo yakoze, tuba duhindutse abapfapfa, tuba duhindutse abapfapfa. Iyo twahindutse abapfapfa imbere y'Imana dutangira kubaho mu buzima bwo gupfapfana. Rimwe na rimwe ukajya wisanga mu ngaruka z'ibintu runaka, ariko iyo utekereje neza Mwuka w'Imana akakugenderera, ukagira uwo mutima, ugapfukama imbere y'Imana ugasaba Imana imbabazi, ukayinginga, ukiyemeza gufata umwanzuro no kongera gusubira ku rufatiro. Imbabazi z'Imana ziracyahari, neza y'Imana iracyahari ku buzima bwawe. Imana iracyateze amaboko, Imana iracyateze amaboko. Nayo mpamvu iri jambo riba rimanutse kugira ngo twongere twisuzume, twitekerezeho, turebe uko bihagaze. Ese hari ibisubizo byigeze bikuvana mu murongo? Hari aho wari uri uyu munsi, hari aho uri? Imana urayikorera ute? Urayishimira ute? Urasubira imbere yayo ute? Ibihe byo gusenga byawe bihagaze gute hagati yawe n'Imana? Ubusabane hagati yawe n'Imana buhagaze gute? Bane dufashe cyane, bane dufashe cyane. Ntukajye imbere y'Imana warwaye warembye ngo nukira Imana ikubure. Ntukajye imbere y'Imana wakennye ngo amafaranga naboneka Imana igire gute ikubure. Ntukajye imbere y'Imana urira washomere ukeneye akazi ngo akazi nikaboneka Imana igire gute ikubure. Mu bisubizo byawe byaturutse mu biganza by'Imana, Imana ikeneye nanone kuza imbere yayo nabyo uvuga ngo Mana, shingiye ku byo wakoze nkomeje kuguha icyubahiro. Hatuzamura ibiganza byacu duha Imana icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Reka mbasabe twese duhaguruke. Amwanya Getsemani sinzawibagirwa, ubwo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso.
wari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye yaragushenjaguye uri wa mwanya i Getsemani sinzawibagirwa ubwo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso wari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye byaragushenjaguye uri sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye unamye n'umubabaro uri Getsemani sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye unamye n'umubabaro uri Getsemani sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye unamye n'umubabaro sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye unamye n'umubabaro. Iyo twirengagije imirimo y'Imana yadukoreye, Imana yakoze ku buzima bwacu, ariko ni byiza ko tuzirikana, ni byiza ko tuzirikana, turakomeza duhora duha agaciro icyo Imana yakoze. Ibyo bigatuma twebwe ubwacu n'ibyacu byose dusaba imitima imbere y'Imana, twanga byose, ibyo dutunze byose, ibyo dufite byose, ubuzima bwacu bwose ni ukubera ko iyo ubigenjeje gutyo uri mu murongo mwiza w'Imana. Utabigenjeje gutyo uba wabaye umupfapfa. Ibigerekaho nabyo ibyibikurikiraho birahari, hari ingaruka n'ibindi, ariko ijambo ry'Imana ryo riri clear, riragaragara, riri ku mugaragaro, nta gihishwe. Byose Imana yabitubwiye, umurongo tugomba kugenderaho mu rugendo uko dukwiye kwifata mu bihe by'ibisubizo, mu bihe by'ibibazo byose. Hari uko Imana idusaba kuba. Hallelujah. Katuzamura ibiganza byacu imbere y'Imana. Bibiliya tubwira ngo ijambo ry'Imana ni inderurwamo twireberamo. Iyo tuganira amagambo y'Imana nk'uku, wisubiza amaso urongera ukireba mu mutima, ukareba amateka yawe, ukareba ubuzima bwawe, ukavuga uti uyu munsi mpagaze gute, ugafata umwanzuro. Uwo mwanzuro niwo Imana ishingiraho kukubabarira no kongera kukugarura. Intagorwa bikakubona nk'intagorwa mu mwana w'ikirara, bikagufata gutyo. Uyu munsi subiza amaso inyuma, itekereze ngo ubuzima bwawe bwa buri munsi buhagaze gute, ni gute duha agaciro ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe, urabifata mu ruhe rwego. Ubuzima wari urimo n'uyu munsi urimo, ninde wabikoze, ninde wabigizemo uruhare, n'ubwenge bwawe, n'ubuhanga bwawe, n'imbaraga zawe, n'inararibonye. Ijambo ry'Imana ryaturongoye, ijambo ry'Imana iryo ribasha gucengera mu mitima, rikagera imbere, rikagabanya ngo rigahinguranya imitsi n'imisogoro, hanyuma rigakontorora ubwenge bwacu n'imitekerereze yacu. Imana ikunda kutubona ku murongo mwiza. Iteraniro ryose Mana yacu, tuzamuye ibiganza byacu imbere yawe, uvuganye natwe mu ijambo ryawe, uganiriye natwe mu ijambo ryawe. Turagushima ko duhuguye, turagushima ko duhituye, turagushima ko ijambo ryawe ryongera gutanga umurongo, uwatakaje umurongo, uwatakaje icyerekezo, uwatatiriye, bikongera kutugarura neza n'umurongo no mu bushake bwawe. Icyubahiro gikomeze kuri cyawe. Ndagushima ku bw'aba bamama bateze amatwi, ndagushima ku bw'abagabo bateze amatwi ijambo, ndagushima ku bw'abasore n'inkumi bateze amatwi ijambo. Kubera ko urigenda inyuma ukarisohoza, reka Mwami Mwuka Wera akomeze gukora muri iri jambo, ribashe gusohoza icyo waritumye umutima wawe
tugukomeye amashyi menshi, tugukomeye amashyi menshi. Ndatura imbabazi zawe kuri buri umwe wese, ndatura imbabazi zawe kuri buri umwe wese wisuzumye agasanga yaratatiriye, agasanga yaribagiwe, agasanga yaradamaraye, ntiyibuke iby'agaciro, imirimo n'ibitangaza wakoze ku buzima bwe, ibyo bigatuma adamarara, akava hahandi yashubirijwe, akava hahandi wamubonaga asenga, akava hahandi wamubonaga. Imbabazi zawe nizimubeho, imbabazi zawe nizimubeho, imbabazi zawe nizimubeho, niwongere kumweza mwami, imbabazi zawe nizimubeho, kandi guhera uyu munsi agaruke mu murongo mwiza. Urakoze Yesu, urakoze kuko ijambo ryawe ririmo gukora imirimo waritumye mu mitima y'ubwoko bwawe. Urakoze mwana, tugukomeye amashyi menshi, tugushima kuri byose, tugukomeye amashyi menshi, tugushima kubwira ijambo mu izina rya Yesu Kristo mwami Yesu. Amen, amen, amen. Reka twongere dukomere Imana amashyi menshi kubw'ijambo yatugeneye, yaduhaye uyu munsi. Ntago dukwiye kwibagirwa ngo tudamarare, ibyo dufite byose n'ibyo yaduhaye tubyubahishe Imana, tubyubahishe Uwiteka. Amen.